Ya, Yesu nashimwe. Haleluya. Ndabashimiye cyane, Imana ibahereza umugisha. Ya, kandi nishimiye kongera gutaramira muri Pray Now Youth Group. Imana ibahe umugisha rwose ko mwangiriye icyizere, kandi ndashimira na Jose umaze kunsengera. Imana imuhereza umugisha nawe. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana nk'uko mwari mwambwiye. Nanjye nabajije Imana icyo ngomba kubabwira, impa aya magambo tugiye kuganira. Reka twegere Bibiliya, dufungure igitabo cya Ezekiyeli, igitabo cy'umukozi w'Imana Ezekiyeli. Turasoma mu gice cyaho cya 28 umurongo wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo ku murongo waho wa 17 ibice 28, Bibiliya iratubwira amagambo avuga ngo ku murongo wa 17 aravuze ngo ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Amen. Ayo niyo magambo Imana yamaye ngo tuganireho. Turaganira ijambo rikomeye. Ndatekereza ko mwese mwegereye amatelefone muze kuba hafi cyane mwumve iyi audio. Ni ijambo rivuga ngo impamvu abakristo benshi bazasigara Kristo naza gutwara itorero. Ni ikihe kizatuma abakristo benshi basigara Kristo aje gutwara itorero? Turashimira Nkunda waduhaye amaherekezo y'ukwezi kwa munani, cyangwa se intego y'ukwezi kwa munani turi kugenderaho. Iravuga ngo kongera gusubizwamo imbaraga. Nk'uko tubizi abakristo benshi bagiye bakamukamo imbaraga, ariko hari icyo Imana yateganije, hari andi mahirwe Imana yateguye kugira ngo izo mbaraga zigaruke. Izo mbaraga rero nk'uko tubizi, umuririmbyi yaravuze ngo kumenya ko Yesu agukunda ngo nibwo buzima. Arakuzi nanjye aranzi, ndi uwiwe nawe n'uwanjye. Kubimenya nibwo buzima. Iyo ubizi uba ufite izo mbaraga. Kongera gusubizwamo izo mbaraga rero turabanza turebe ahubwo ni iki cyakuyemo imbaraga mu buzima bwawe. Harya wari uzifite? Ese waba warazigeze? None se zari ziri ku kihe kigero? Kuko tubizi iyo umuntu agiye ku munzani uriya w'amabuye, hari ibuye ripima ibiro 10, hari iripima amagarama, hari iripima ibiro 20, hari iryo bapimisha ibiro 30 kuzamura kugeza no ku biro 500. Wowe reka nkubaze nanjye nibaza, wari ufite izihe mbaraga? Wari ufite imbaraga zipima ibiro nka bingahe ugereranije? Ariko se nimba wari uzifite zagiye hehe? Niki cyazitwaye? Ngo riratubwira, ijambo dusomye ryatubwiye ngo ubwiza bwawe bwaguteye kwishyira hejuru. Wishize hejuru, iyo ni Imana yari irimo ibwira. Ndagira nkubwire ko uyu ni Satani wari ubwirwa n'Imana. Imana iri kumubwira aya magambo imubwira ngo ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kwakononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Satani yahoze ari umunyacyubahiro, ariko kubera ubwiza bwe Imana ibona ko Satani yishize hejuru, ihitamo kumumanura imuvana mu isi
mu kumuvana mu isire muvana mu ijuru. Mu kumuvana mu ijuru Satani aza kugaba ibitero mu bana b'Imana. Ibi bitero rero nibyo uri guhangana nabyo, nibyo ndi guhangana nabyo. Kandi mu by'ukuri Imana, Yohana yaravuze ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Uyu mwuka ni wo wonyine utwemerera kuba abana b'Imana, kandi uyu mwuka ni wo wonyine ubasha kuduhindura abaraganwa na Kristo. Rero hari abantu baforowinze Satani, bamukurikira kubera uduhenda abana agenda bashukisha, bamukurikira kubera utuntu twa hato na hato agenda baha. Bene data, hari utuntu turimo turembuza abakristo muri iyi minsi: icyubahiro, amafaranga, ubusambanyi. Dore ngibyo ibintu biri gutwara imbaraga z'abantu, dore ngibyo ibintu biri gutwara imbaraga z'abihaye Imana. Abantu bararangaye, bibagirwa icyo bari cyo. Ese wowe imbaraga zawe zaba ziri gutwarwa n'iki mwene da? Imbaraga zawe zaba ziri kujya hehe? Kubera icyo uri kurangara, kuki utaba maso imbaraga zawe zikarinda ubwo zigenda? Urabe maso. Satani yirukanwe mu ijuru kugira ngo aze gutwara imbaraga zawe, arangiza kutere kurimbuka. Urabe maso. Satani yazanywe no kugira ngo abantu barimbure. Ndagira nkwibutse ko Yesu yaravuze ngo nazanywe no kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse bwinshi. Satani nawe ati naje kugira ngo nibe kandi nice ndimbure. Urasaba amahitamo. None urumva wakurikira Satani waje kwiba no kwica no kurimbura? Mwene data, ndaguhugurira kugira ngo ukurikire Yesu. Niwe banze ryo kwizera, niwe mutanga bugingo, niwe waje kugira ngo intama zibone ubugingo bwinshi. Haleluya! Tuvuge ngo haleluya. Imana ishimwe. Rero natinze aya magambo nanjye ngiye kuyakomerezamo mbabwira impamvu abakristo benshi bazasigara Kristo naza gutwara itorero. Satani yageze mu itorero ntibabimenya. Urabe maso wowe ufite aho usengera nawe utahafite. Satani yamaze kwinjirira itorero, ariko itorero rirarangaye. Itorero bararangaye, twararangaye. Ntago twamenye ko Satani yinjiye kweri, kandi yaje gutwara imbaraga z'abakristo. Abenshi bazi yuko Yesu yatinzijwe nuko ubutumwa butaragera mu bantu bose. Wapi, cyo ni ikinyoma. Ntago icyatindije Yesu ari uko ubutumwa butaragera mu bantu bose, ahubwo icyatindije Yesu nuko impamvu yatindije Yesu nuko itorero cyangwa se abana b'Imana ntabwo bari maso, ntabwo bari tayari. Uyu munsi Yesu yaza hagenda bake cyane. Mwene data, bitewe n'ibyo ukora urumva uri tayari ko wagenda? Torero ry'Imana, murumva mwiteguye ko Yesu yaza yagenda mwagenda, cyangwa imbaraga zarabashiranye? Urasabwa kumekinga shuwa ko ugifite za mbaraga wari ufite. Hari umukozi w'Imana ngira ngo ni Karebu, yaravuze ngo imbaraga nari ifite kera. Sema haleluya. Imbaraga nari ifite kera nkiri umusore, n'uyu munsi ngejeje mu myaka 140, ndacyazifite, ndacyazibitse, ndacyazikoresha, ndacyazigenderamo. Imana igufashe uraba utaratakaje imbaraga. Ikindi kandi igitangaje, nubwo Yesu Kristo yaza muri iyi minsi, nubwo yaza muri iyi minsi, nk'uyu munsi ku cyumweru, yaza ku isabato, yaza ku wa gatanu abayisilamu basenze, mu minsi y'amateraniro. Igitangaje, hariho benshi basigara, kuko usanga n'abapasitori bamwe, kuko kenshi duterana nkaho ari formire. Usanga amateraniro yabaye nka formire: ku cyumweru no gusenga, saa 3 no kuramya no guhimbaza, saa 4 no kwakira abakorari, saa 5 ngo no kwakira ijambo ry'Imana, amaturo n'ibindi. Byabaye nka formire. Birasaba kucenjinga, birasaba guhindura uburyo, tukabifata nkaho atari akamenyero, kuko usanga duterana ariko mu mitima harimo ikindi kintu, harimo ikindi kintu kidasanzwe,
kandi kitagakwiye kugaragara muri twebwe. Usanga duterana mu mutwe harimo izindi gahunda, itorero ryanduje umwenda waryo, umwenda w'umwimerere, umwenda w'ubutungane. Ukwera kw'Imana kwaratandukanye n'abakirisitu. Urasanga bamwe barasenga bakanasinda, abandi barasenga bakanasambana, abandi barasenga bakanaroga. Ibyo ngibyo ntago Yesu Kristo aramutse aje bene nk'abo basigara, kuko ntago Imana ikunda ibivangavanze. Ibimara imbaraga z'abantu byabaye byinshi. Turasaba kuba maso bene data. Ikindi kandi, itorero ryamaze kwanduza umwenda waryo nk'uko nari mbibabwire, ryatakaje icy'ingenzi. Icy'ingenzi ni ukuvuga iki? Bibiliya iravuga ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 4 ngira ngo umurongo wa 12, mu rwacu ruhande niba bishoboka, n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Ntabwo uzabona umwami Imana utejejwe. Ntabwo uzabona Imana udafite kwera. Kwera tubiheshwa no kwizera Yesu Kristo. Kwera tubiheshwa no kwatura icyaha no kukireka. Kwera tubiheshwa no kumarayo no gusenga tukabera amaso ubugingo. Ariko itorero ryo muri iyi minsi impamvu riri gutakaza imbaraga, ryatakaje icy'ingenzi aricyo bita kwera kw'Imana, cyangwa se umusingi w'itorero. Umusingi w'itorero ni ukwera kw'Imana mu buzima bwawe. Nimba utera ntuzabona Imana. Kwera kwawe guturutse ku bumana buba muri wowe niwo musingi wonyine. Satani rero nawe iyo aje kurwana ntabwo areba ibindi. Ntiyarwanya umuririmbyi, ntiyarwanya umunyamasengesho, ntiyarwanya umwinginzi, ntiyarwanya umupastori. Ntashobora kurwanya titire yawe. Oya, Satani ntarwanya titire yawe, ahubwo Satani arwana ahereye mu mizi, arimwo mu musingi wo kwera kw'Imana. Satani ashaka kurandurana imizi, ashaka kurindimura hasi. Ndasaba kugira ngo ucekinge ko utarangaye. Kandi icyitonderwa, Satani ntaterwa ubwoba n'ubwishi bw'abantu. Oya, icyo si cyo kimutera ubwoba. Nta nubwo aterwa ubwoba n'impano ufite, ntaterwa ubwoba n'imiririmbire. Oya, ntiyaterwa ubwoba ngo urerekwa. Oya, icyo nticyakanga Satani. Satani ntaterwa ubwoba no kuvuga ngo ufite impano, ngo uri umuhanuzi. Ntaterwa ubwoba no kuba ufite ibitabo byinshi bya Bibiliya mu mutwe. Oya, ntabwo aterwa ubwoba no kubona waba uri inzobe cyangwa se ngo uri mwiza. Ibyo nta n'icyo birebaho. Satani ikintu kimutera ubwoba, tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya! Ikintu gitera ubwoba Satani ni ingano ya Yesu Kristo mu buzima bwawe. Yesu Kristo angana ate muri wowe? Umuha umwanya ungana ute mu mutima wawe? What is your space you are giving to Christ Jesus? Ndagira ngo usabe kugira ngo making sure ko Satani atari we munini mu buzima bwawe. Satani aragomba kubura, Yesu akaboneka mu buzima bwawe. Ndashaka kugusaba ko haleluya, tuzamura icyubahiro cy'Imana. Satani agomba kukubona nk'umugabo uteye ubwoba kubera ingano ya Yesu Kristo muri wowe, nk'umugabo w'igihangange. Agomba kukubona nk'umugabo uhangara ibihangange. Satani agomba kukubona nk'umugabo w'umudakubitwa kubera ko wuzuye Yesu Kristo, wuzuye imbaraga z'ubumana, wuzuye gutsinda kw'Imana. Sema haleluya! Wuzuye ubushobozi bw'Imana. Imana ni ngari muri wowe. Yesu yarabyibushye muri wowe. Yesu yarakuze muri wowe. Ntakangwa na biracitse, ntakangwa n'imbaraga z'abantu, ntakangwa n'ubwishi bw'abakurwanya, ntakangwa n'imbaraga z'abagutunga intoki. Yesu Kristo niwe mwami w'abami wahangaye gupfumura isi, akamanuka ikuzimu agasangayo Satani, akamwaka imfunguzo z'urupfu n'ukuzimu, akamwambura ubutware bwose, agasiga amuhaye gasopo ku bana b'Imana. Yabwiye Petero, aravuga ngo Petero, nzakubakaho itorero, kandi iryo torero n'amarembo y'ikuzimu nubwo yazikuka ntazarinyeganyeza. Oh, haleluya! Imana nishimwe cyane. Abenshi dusengana, bajya basenga Imana
kuko ahandi byanze. Dufite abantu basenga Imana kubera ko ahandi byaranze, bagiye mu kazi barabambura, baracuruje barahomba, yashatse umugore barananirana, yashatse umugabo amubera mubi, yabyawe n'ababyeyi, ababyeyi bamubera babi, abana bananiye ababyeyi. Dore ngibyo ibintu byinshi bijyana abantu mu nsengero, mu itorero. Ho akenshi hariho n'abasenga Imana kugira ngo barebe ko hari icyo Imana yabamarira, ibihere igira akantu yabapangira, kubera ko ahandi byaranze, arebe ko hari icyo byamara. Satani ubene nk'uwa kimutera, ikimutera ubwoba n'ingano, ni ingano cyangwa se ubushobozi wubahamo Yesu Kristo. Mbere yo gutsinda agushyira, mbere yo kugira ngo Satani agutsinde, agushyira ku munzani. Iyo yamaze kugushyira ku munzani, akakureba uko Yesu angana muri wowe, iyo asanze Yesu Kristo ari mugari, Satani ahunga utaranasenga. Byonyine akikurunguruka akabona Yesu muri wowe, Satani aribwiriza agahunga. Ariko igihe muri wowe ari input set, Satani azaza yicare mu mutima wawe, agukamure imbaraga buhoro buhoro, gake gake. Urasabwa kuba maso, ikigukuramo imbaraga ni ukurangara. Ikindi kandi bene data, ikindi kandi Satani yaje agasanga mudakora ibyo Yesu yasize asabye itorero, nibwo abatsinda. Hari ibintu Yesu yasabye itorero, murajye mubyibuka. Hari ibyo Yesu yasabye itorero. Iyo Satani asanze rero nta kintu uri gukora, nibwo agutsinda neza yitonze. Kandi ahantu hari Imana azi uko hameze. Satani arahazi kuko yabanye n'Imana. Mwibuke rya jambo twahereyeho rya Hezekiya, yahoze mu ijuru, Imana arayizi, Yesu Kristo baraziranye, niyo mpamvu amutinya. Ahantu hari Imana rero Satani arahazi. Satani yahoze yera akiri mu ijuru, ariko yaje kugwa mu byaha, yaje kwibona. Satani hari ubugome yaje kwadukana bituma Imana imuca. Icya kabiri, Satani aterwa ubwoba n'umukristo ufite kwera kw'Imana. Nicyo gitera ubwoba Satani. Kera mu itorero harubahwaga. Ndagira ngo mbibutse amatorero cyangwa se amateraniro ya kera. Kera umuntu yajyaga mu rusengero, yageramo akabona ageze ahantu hadasanzwe, ageze ahantu h'icyubahiro. Ariko uyu munsi ibintu byabaye ibisanzwe. Itorero ry'uyu munsi ryararangaye. Imana itube hafi kandi duhe kuba maso. Kera wasangaga mu itorero harubahwaga ku rwego rukomeye. Abantu biyubashye cyane, biyubashye mu myambarire. Ariko none uyu munsi umwenda umuntu asurana niwe asengana. Umwenda benshi bajyana gusambana usanga yanawusenganye nta kibazo. Umwenda abantu bajyana muri boom ni nawo bajyana kuri altari. Imana itubabarire n'ukuri. Usanga abantu bambara imyenda ikojeje isoni. Ubu imigaragarire yabo mu itorero imeze kimwe n'iyabo hanze y'itorero. Ese mwene data, wowe umeze ute? Ugaragara ute? Ni irihe vugabutumwa umubiri wawe utanga? Ni irihe vugabutumwa akanwa kawe gatanga? Ni iki? Uri gusanga muri iyi minsi mu matorero turi gusengana n'abantu bafite amatatuwaje umubiri wose. Turi gusengana n'abantu bimakiye iminwa barayigize. Ndagira mbibutse ko mu gitabo cyo kuva mu mategeko ya Mose hari ijambo ririmo rikomeye rivuga ngo umuntu wabaye umucakara agakundwa na sebuja bamutobora amatwi, bigaragare ko ari ikimenyetso cy'uko ari umucakara w'iteka ryose. Abantu babaye abacakara b'iteka ntibabimenya. Ninde wabaroze bene data? Ninde wababeshye yuko Imana
ikiyihesha icyubahiro ari uko bagupfumagura amatwi, bakagupfumagura amazuru, bagapfumura imikondo. Ubu hari n'abasigaye bapfumura ku bitsike. Habaye iki? Ninde wabamaze ubwoba? Ninde wabatinyuye? Niko torero we, torero ry'Imana, ninde wakubwiye yuko umuntu wubaha Imana bamutobora? Ninde wabikubwiye? Mwabaye abacakara biteka ryose. Ninde wabibabwiye? Kandi muri icyo gitabo havugamo ijambo rikomeye ritubwira ngo umuntu wamaze kujya mu mihango w'igitsina gore asiga ibitukura bye ku minwa. Ayayayayaya, Mana iturengere, iduhe kuba maso, twibuke umwimerere w'itorero ry'ahambere, twongere tugere ikirenge mu cy'abatubanjirije. Twararangaye turakabya, ntabwo ibi bintu bikwiriye, ntabwo Mana iturengere bene data, twararangaye, ibintu byarakomeye. Ninde wababwiye yuko Imana ikwiriye kuramywa ikazamurirwa amaboko n'icyubahiro abantu bameze gutyo? No, nta makiyaje ku bakozi b'Imana, kereka bari mu mihango. Niko Bibiliya ibivuga, imihango y'abagore n'abakobwa. Kandi ibyo bintu ntabwo byemewe. Ndabibabwiye. Ninde? Mbariza uwo muri kumwe, nimba hari umuntu muri kumwe, ngo ninde wabikubwiye? Imana itubabarire. Benshi ngo Imana ireba ku mutima. None se iyo irebye ku mutima isanga iki? Ndashaka kugira ngo twibaze iki kintu. Iyo irebye ku mutima isanga iki? Ni iki isanga ku mutima mu by'ukuri? Imana ireba ku mutima. None se twebwe abantu ko tureba ku mubiri, tuzabwirwa n'iki biri ku mutima? Erega kari ku mutima niko gasesekara ku mubiri. Twereka ibigaragara, ibitagaragara bimenywa n'Imana. Yes, nutwereka ibitagaragara, twe ntidufite ububasha bwo kubibona. Twereka ibigaragara, bizatubwira ibiba mu mutima. Amen. N'abapastori nabo banga guhagarika abantu cyangwa se kubagenderera. Bakanga gutakaza abayoboke, kandi ngo nta kundi babigenza, ngo nibo batura menshi, kandi barabizi ko ibyo bakora atari byo, barabizi yuko bayobye, ariko kubera ko aribo bagaragara imbere cyane ngo ntiyabatakaza. Ukivuga ko wihaye Kristo, uba umuhaye imbere n'inyuma. Tubyumvikaneho kandi tubyemerane. Amen. Ukivuga ko wemeye Yesu Kristo, wamwihaye, iyo wavutse ubwa kabiri, uba ugomba kugengwa na Yesu. Sefini. Nimba utabyemera, warayobye, uzavemo ujye kuyoborwa n'ibindi. Ndagiye mbibutse ko umuntu wihutira gukora iby'irari rye rimutegeka ni umucakara w'irari rye. Uwo ntakwiye no kuba mu bana b'Imana. Ikindi kandi, mu gitabo cy'Abakorino ba mbere ibice 6 ku murongo wa 20 harimo ijambo rivuga ngo kuko mwaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Yes, urumva ko waguzwe, none uri uwawe? Subiza, urumva uri uwawe? Oya, urumva ukiyobora? Waraguzwe, nuri uwawe. Mutume imibiri yanyu rero ihimbaza Imana, nta kuyambika ubusa, nta kuyitobagura, nta kuyimakiya. Biragoye ko umutima wahimbaza Imana kandi abantu bakigushidikanyaho kubw'imigaragarire yawe n'imivugire yawe. Imigaragarire yawe niyo ituma umutima uhimbaza Imana. Nimba ugaragara nabi, uri mubi no mu maso y'Imana, uri mubi. Nimba ibyo twebwe abantu tubona bitubangamira, genzura neza ko utabangamiye n'Imana, ahubwo wature. Amen. Ikindi kandi, muri Matayo 12 umurongo wa 30 harimo ijambo rivuga ngo uwo tutabana ni umwanzi wanjye. None uzabana n'Imana kandi ibyo ukora itabishaka? Muzabana gute? Ni gute muzabana? Kugaragarira ukugaragara uko ukugaragara. Ya, turi kumwe.
uko ugaragara, uko uvuga, uko ugira gute, uko uvuga, niba bisa n'ibya gipagani kandi ukijijwe, urimo urirukana abantu mu itorero, niba bakubonye inyuma bigateza irari abandi. Nibuka inyuma mvuze, inyuma wowe uko ugaragara, pana imbere mu mutima, inyuma nimba ugaragara uko nyine ugaragara, nanjye uko nguko ngaragara, bigateza abandi ikibazo mu mutima. Hari abakubona irari rigahaguruka, hari abakubona bagatangira kugushidikanyaho, uri umukozi wa Satani, ahubwo uzajya ikuzimu bakwangaje baguhe n'amapeta. Nimba ugaragara uko nguko, ugatuma abantu bagira amarari, ugatuma abantu bagira ibitekerezo bipfuye, ufitanye ikibazo n'Imana. Kuko impamvu wowe uvuga ko Imana ireba mu mutima, ukambara ibyo ubonye, nuko kwera kw'Imana kwakuvuyemo, nta kugifite, imbaraga zagushizemo. Nimba ukivuga ngo Imana ireba mu mutima, ireba mu mutima, isanga mwiki? Nimba ukivuga ngo ireba mu mutima kandi imigaragarire yawe igasa n'iya gipagani, kwera kw'Imana kwagushizemo, subira ku mavi ujye gushaka imbaraga. Uko wegera Imana, utangira kwiyumvamo ko hari icyo Imana ikwitezemo. None nimba Imana ikwitezemo kuzavamo umushumba w'ejo hazaza, uzayobora itorero ryayo, uyu munsi wa none ukaba ari wowe uriho uragenda urizika, mwene da, urumva udafite ikibazo? Make sure that ko ufite wa mwimerere wa kera. Ikindi kandi tuvuge ngo amen, haleluya. Hari abo iyo wamaze kwegera Imana, hari abantu mutongera kugendana. Hari ibyo utongera no gukora, maze hari n'ibyo utongera kuvuga, buriya bitewe n'uwo uri we, bitewe n'uko wamaze kubona ko hari umumaro wawe Imana yakubonyemo. Ugomba kwiyumva ko utari wowe ugomba kugenda utanga mesaje, ugomba kwiyumvamo ko atari wowe ugomba kugenda utanga mesaje mbi. Tekereza mu bitekerezo by'abandi, ugenda wangiza ubwonko bw'abantu. Muri Luka 12 umurongo wa 4 kugeza ku 8 harimo ijambo rivuga ngo utabizi azakubitwa nkeya, ndavuga inkoni, ariko ubikora abizi akabyica abizi, uwamenye byinshi azabazwa byinshi. Nuko twikomereze. Akenshi abakirisitu babyica babizi. Cyitonderwa, iyo ugiye gukora interview y'akazi, ntabwo wagenda wambaye imyenda igukoza isoni imbere y'umukoresha wawe, ahubwo ushaka imyenda y'icyubahiro. Vuga ngo amen. Ahubwo wanaheba ukajya no gutira, sibyo se? Kugira ngo ugaragare neza, baguha akazi babona ko uri umuntu wiyubashye. None nimba ujya kwaka akazi ukagenda wanatiye, kuki ujya kugaragara imbere y'Imana ukagenda wambaye ibigukoza isoni? Urabe maso kandi wicunge. Amen. Nizere ko turi kugendana. Ikindi, nko ku kibuga cy'indege, Imana izamfashe tujyeyo, tujye gukora urugendo shuri. Abantu bakira abantu abajya gutega indege cyangwa se ubusanga biyubashye, sibyo? Usanga biyubashye kugira ngo batange serivisi inoze, sibyo se? No ku mashuri baduha uniform kugira ngo tugaragare neza mu kigo, dutandukanye n'abandi. Nimba uri umunyeshuri w'Imana, kuki ukuramo umwambaro w'ishuri ukajya kwambara umwambaro utari uw'ishuri? Uzi ko uzakatwa amanota? Uzi ko bazagukata amanota? Watakaje discipline. Niyo mpamvu dufite discipline card igomba kutuyobora, ariyo Bibiliya, ijambo ry'Imana. Tugomba kuyikurikiza kugira ngo tutazakurwaho amanota, sibyo se? Amen. Tugomba kubaha amategeko y'ikigo, ariryo torero ry'Imana, nta gupoketesha. Usigaye usanga n'abakristo bamwe bapoketa.
ayiwe sha bararangaye kweri. Usanga umukristo yapoketesheje, nta gupoketesha, nta kwambara mini cyangwa se utudotashi n'utundi, gucimbagura imyenda y'ishuri ntago byemewe, nta guca imyenda ngo wambaye amadeshire, nta mukozi w'Imana wambara deshe. Twaba dufite ikibazo. Turi kumva ariko kuko kwera kw'Imana kwavuye mu bantu mu nzu y'Imana, bahaciye amazi, kandi ukuri turakuzi. Abenshi babyica babizi. Ibyaha abantu abantu bita ko bikomeye ntibakibikora, basigaye bakora twa tundi dutoya, ariko nitwo tuzabakubita. Hari umugani uvuga ngo ko kagukubise karakurutaga waduriwe, bakita ngo nakanyarira jisho. Nakanyarira jisho. Wari bwumva akanyarira jisho kakugiye mu jisho, karakuzengereza kakabanza kakakumva. Ako kaha gatoya wita ko ari gato, ako niko kabi. Ube maso, nta gatoya nta nakanini, twose ni tubi. Urumva, mu nzu y'Imana twahagize nk'ahasanzwe, kandi ntago twahinjiye hasanzwe. Amen. Ujya usanga benshi baracatinga mu rusengero, bakamera amafoto, bafata ka Snapchat, messaging to others, calling for others. Ariko ibi ngibi ntago biri necessary, ntago bikwiriye gucatinga kandi uri mu rusengero. Kamera, ufata udufoto Snapchat, uhamagara uri mu rusengero kweri. Twarahasuzuguye cyane, bidukamuramo imbaraga, ntago byabuze, nitwe twabikuruye. Kuba Imana idukunda ntibisobanuye kuyimenyera cyangwa se kuyivogera. Oya, ntago ari cyo bivuze. Turi kumvikana, ntabwo ari cyo bivuze, ntago bivuze kuyimenyera. Ubwawe kubwo kwera kukubamo, sibyo, kukurimo, hari ibintu ugomba gusuzugura muri wowe, ukabifata nk'ibitagomba no kumenyekana ko bibaho. Sema haleluya! Mana ishimwe. Hari ibintu bitagomba kugaragara mu buzima bwawe, hari ibintu bitagomba kumenyekana, hari ibintu utagomba no kwitaho kweri. Yes, nk'umuntu uri mature, umuntu wamaze gutera intambwe akajya muri spiritual maturity, akabasha kumenya ubunini bw'Imana, ntabwo tukwiye, hari ibintu tugomba gusuzugura, kuko itorero ryaravanzwe cyane. Bene data, duhindura imibereho, duhindura imikorere, ibi bintu bireke kutumaramo imbaraga. Sibyo? Reba nko kubona ugiye kwerekana umufiance wawe muvuye gusenga. Yes, iki kintu mukitondere. Muvuye gusenga, uri kumwe na fiance wawe, ugiye kumwerekana mu rugo iwanyu, sibyo? Tubyumvikaneho. Yarangiza akakubwira ngo banza ureke nce mu rugo nje gukuramo iyi myambaro mabukwe cyangwa data bukwe atancisha mu ijisho. Please think that uvuye gusenga wambaye uwo mwenda, sibyo? Ugeze mu nzira, uwo wita fiance wawe akubwiye ko agiye kukwerekana mu rugo, none umusabye kubanza kujya gukuramo uwo mwenda ngo nyoko bukwe atagucisha mu ijisho. None uwo mwambaro utakishimira ko nyoko bukwe atakwishimira, kuki wumva ko wawicarana mu materaniro y'abana b'Imana? Urumva bidakojeje isoni bene da? Muze gusoma igitabo cya Petero wa mbere, ibice 4:17, urasangamo ijambo rivuga ngo urubanza rugiye kubanziriza mu nzu y'Imana, itorero, kuko ryatakaje kwera kw'Imana. Niyo mpamvu Satani yahinjiye abasore bati tujye kwirebera abana bakeye mu nzu y'Imana wana. Abakobwa nabo bati muri rwa rusengero niho hava umugabo ufatika. Umupastor ati hariya wahama nkahayobora niho hava amaturo ashyitse. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Mwezwe mu mitima,
no hanze y'imitima, ndavuga ku mubiri, ugira umwete wo kwezwa. Udafite umwete azapfa kandi Imana ntizamwemera. Icyitonderwa, ntabwo kwiyiriza cyangwa gusenga, kuririmba no guhanura n'ibindi bisa bityo, ibyo ntabwo bikanganye kuri Satani. Mbere winjiraga mu rusengero ugahita ubona ko hatandukanye n'ahandi, bikagutera guhinduka nta wakubwirije cyangwa ngo akwegere, wowe ukumva ko birakwiriye. None uyu munsi Yesu aramutse aje, ubona yagutwara? Niko ubona yagutwara? Bakozi b'Imana, twigenzure tuvuge ngo amen. Bakozi b'Imana batangiye guhanganira mu matorero. Usanga abapasitori ari babiri ariko batumvikana, usanga abapasitori ari babiri ariko umwe afite abafana be, undi afite abe, undi ati simpuza na runaka. Ibyo ntago bikwiriye. Amen. Imana iturengere. Hari abakoresha Bibiliya bagacyurirana mu nzu y'Imana. Hariho ababwiriza ngo bihimureho abanzi babo, babahemukiye. Hari abashumba bahanganira mu itorero bakigisha ariko bakigisha ariko bizwi ko badahuje n'abo bakorana. Barangiza bagasaba abakristo kubabarirana, bikojeje isoni. Niki twakora ngo izo mbaraga zongere zigaruke mu buzima bwacu? Muri iyi minsi umukristo ashobora gutaha ababaye kuko hari umupasitori cyangwa se umukristo mugenzi we basengana badahuza mu rusengero. Some mu Efeso ibice 5 haravuga ngo kera mwari mu mwijima none muri mu mucyo. Ni gute umukristo abwira undi ati ntukanyinjirire mu buzima? Murumva ibyo bintu bikwiriye bene da? Ni mube maso nshuti z'Imana, tutazagubwa gitumo. Yesu dore ari hafi kuza, atazasanga tutari tayari. Dore nitwe turi kumutinza. Birakwiriye ko yaba yaraje, ariko kubera uburangare imbaraga zagushizemo, arareba agasanga yaba nta kintu yaba atwaye kweri. Urashaka gupfunyikira Yesu, ntago yagutora uko ngukuri. Ongera wiyibuke, wiyuzuzemo imbaraga. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Muri Ezekiyeli igice cya 8 umurongo wa 5, Ezekiyeli arebye ku irembo ry'urusengero, yasanze igitero Imana gufuha, igitera Imana gufuha. Ku marembo y'urusengero rw'Imana hariho ikintu gitera Imana gufuha. Reba mu marembo y'umutima wawe, urebe ko nta kiri gutuma Imana ikugaya, bigatuma Imana ifuha, bigatuma Imana irakara, bigatuma Imana ibabara. Ku marembo y'umutima wawe niki Bibiliya iri gusangaho? Niki Mwuka Wera ari gusangaho? Aho ni haba hariho ubusambanyi, aho ni haba hariho ubujura. Reba ko hatariho ubwibone, reba ko hatariho ibibazo. Yes, cekinga neza ko bitazatuma Imana igushyira hehe mu rubanza, kandi bizagufasha, bizaguhindura, bizakubera umumaro. Tuvuge ngo amen. Imana tweze kandi dutunganye rwose. Gufuha kw'Imana nuko idukunda. Abenshi bazi ko mu rusengero Satani atahinjira. Wapi, icyo ni ikinyoma. Satani yahinjira cyane rwose, bitewe n'uwamwinjijemo n'abamuhaye karibu. Aho ni waba ari wowe uri gutanga karibu mu nzu y'Imana uyiha Satani. Igihe hatari kwera kw'Imana, ubwo rusengero rwose yaba ari inzu isanzwe. Kandi tubibutse ko urusengero ari wowe, ni ngewe. Urusengero ni imitima yacu. Niba rero kwera kw'Imana kwaravuye muri wowe, imbaraga zaratakaye, ubwo uri umuntu nk'abandi, uri nka babandi rero Imana yarimburiye Sodomu. Turagomba kwirinda tukareba ko hari igituma Imana ituvuganira, sibyo? Shitani yinjira gake kugira ngo bizarangire abafatishije. Ugeze hehe winjirirwa? Ugeze hehe winjirizwa? Bikugeze, urabe maso. Giye gusoza, ariko se tekereza, Yesu Kristo aracyabereye maso umurimo. Ube maso. Reka dusenge rwose. Yesu
yagarutse cyane ku itorero rye muri Matayo 16:18, nzubaka itorero kuri wowe Petero, bisobanuye urutare, amarembo y'ikuzimu nubwo yazikuka ntiyarinyeganyeza. None iyo witegereje ubona ayo marembo y'ikuzimu atarakuzikukanye, urabe maso, making sure ko ugihagaze ku rufatiro rukwiriye. Imana idufashe, Imana itugane.